uhereye na kera hose isi itararemwa, Imana yari izi neza ko uzabaho, kandi ubuzima bwawe ntabwo bwatunguye Imana. Imana yabuteguye weho utarabwinjiramo. Uyu munsi wa none rero Imana yampaye ubutumwa ngo ngeze ku Banyarwanda by'umwihariko. Icya kabiri, yampaye ubutumwa bwo kubwira abakozi b'Imana. Umuntu wese wahamagawe n'Imana, Imana ikamugirira icyizere, ikamutoranya, ikamugabiza umurimo, Imana yakuntumyeho. Imana yampaye ubutumwa buremereye cyane, ndagira ngo weho unkurikiye aka kanya ubwumve kandi unyemerere ubuha agaciro. Cya mbere Imana yavuganye nanjye, Imana yambwiye ngo mbwire Abanyarwanda, irambwira ngo mbabwire ngo Imana ije kunyura mu gihugu. Ndashaka kugira wumvire ijambo kandi uryumve nk'uko ngiye kurisobanura. Ni ubuhanuzi Imana yampaye, ntabwo ari undi muntu wabimbwiye, ni Imana yantumye. Irambwira ngo mbwire Abanyarwanda ko Imana ije kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo mbabwire ngo ije kuhanyura mu buryo bubiri. Uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere Imana igiye kuhanyura, yambwiye ngo ihanyuze mu buryo bwo guhemba. Imana yambwiye ngo nkomeze abantu bayinambyeho, batindanye nayo, nk'uko Rusi yanambye kuri Nawomi. Imana yambwiye ngo abo bantu mbabwire ngo ije kubagororera, ije kubahemba. Ubu ni ubutumwa Imana yampaye, ntabwo ari ibyo nitekereje. Ndashaka kugira ngo wumve ubutumwa kandi ubuha agaciro. Ni Imana iri kuvugana nawe, ntabwo ari nge Samusoni. Oya, ni Imana irimo ivugana nawe, wa mumama we, wa mupapa we, wa musore we, wa mukobwa we. Niba warategereje Imana ukihangana, ukarindira intambara zose wagihura nazo, ukihanganira iyo mibabaro yose, ukihanganira izo ntambara zose, suko ibyaguhigaga bitari bihari. Waragerageje nawe uragambira uvuga ngo ntabwo nziyanduza, nta nubwo nzanduza ubutumwa bwiza buri muri nge. Ubika ikibitsanyo cy'Imana neza muri wowe. Imana yakuntumyeho, umva ubuhanuzi bwawe. Imana ije kuguhemba. Toperegere shara zobriri. Niko Imana yavuganye nanjye. Nubwo intambara zihari, nubwo ibikugose bihari, nubwo ibibazo bihari, nubwo ibigeragezo bihari, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ije kukugororera. Ariko se ninde wakuroze ko watangije iby'umwuka, none uyu munsi ukaba uherutse iby'umubiri? Imana ifitanye urubanza n'abantu batangije iby'umwuka hanyuma bagaherutsa iby'umubiri. Urwo rubanza rero rufitanye n'abandi. Harimo abashumba, harimo abapastori, harimo abahanuzi, harimo abaririmbyi, harimo abahanzi, harimo abakristo. Umuntu wese wamenye Imana ariko akaba atagihagaze mu muhamagaro we, Imana ifitanye nawe urubanza. Mu bashumba barimo, mu bahanuzi barimo. Ndashaka kugira ngo umuntu wese urumva ubutumwa kandi akumva bumureba bumukoze ku mutima, aho uruce bugufi usenga Imana, kuko Imana ifitanye urubanza nawe. Niko Imana yavuganye nanjye, ndababaye. Imana ubutumwa bumpaye 12:40 nibwo Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo ifitanye urubanza n'abantu bayo
bataye umurimo wayo, barabahanuzi barabireka, barabavuga butumwa barabireka, barabashumba barabireka, bakoreraga Imana barabireka. Imana ifitanye urubanza nawe, garuka, Imana iragushaka. Yari yarakugize umuzabibu mwiza, ariko watesheje agaciro iby'Imana yagukoreye. Tekereza aho Imana yagukuye mwene data, tekereza iby'Imana yagukoreye, hanyuma nurangiza uha agaciro umuhamagaro wawe. Imana irashaka kugaruka ku murimo, ntabwo ari njye witumye. Imana ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, ukurikira kandi ukakunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ndagukunda cyane kandi nawe uradukunda ndabizi. Ineza y'Imana rero nibane namwe mwese, kandi umugisha w'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibomeho. Indamuka gikunda kubera mu rusengero, ariko nayo nabifurije mu izina rya Yesu. Amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, mwese twifurije umugisha w'Imana. Ufite ibibazo, ufite intambara uri kurwana zo, uburwayi butakoroheye, nagira nkubwire ngo ihangane, kuko mu ijuru hari Imana. Turakunyingira Imana, turi mu kiganiro, turi ku Musaraba TV, kugira ngo umusaraba wa Yesu Kristo ukubonekeho. Imana ihaze kwifuza kwawe ku mutima wawe, ibyo wifuza ku Mana, kugira ngo Imana iguhane n'abera bose. Ndi ku Musaraba TV, ni Berenepa nk'ibisanzwe, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Profete Samson. Nubwa mbere mumonye ku Musaraba TV, ariko ibyo byose ntago ari ubwa nyuma, ko ndabizi neza ko bitari ubwa nyuma. Yaje kugira ngo tuganire, nubwa mbere mubonye, ariko agiye kutuganiza, agiye kutwibwira, mumenye ati uyu muprofete ubunije ku musaraba no yaturutse hehe, yaturutse hehe. Uraho neza? Turaho kandi turashima Imana, ni amahoro. Nta kibazo rwose. Umeze neza? Ni sawa, nta kibazo, nawe urabireba. Nishimiye kuba nicanye na Profete. Nanjye nishimiye kuba ndi hano ku Musaraba TV. Yego. Ndetse by'umwihariko kubonana nawe cyane rwose. Nari kwijwi nari nkuzi, ariko ukundiye iki kugira ngo uze gutanga ubutumwa Imana? Icyambere nakundiye Umusaraba TV nuko n'ijambo ry'iyi TV rirabisobanura. Ni umusaraba, ni umusaraba, kandi ku musaraba niho abantu baruhukira. So nahise numva rero nkunze iyi TV yanyu, kubera ko icaho ibintu cyane cyane by'iyobokamana, binahumuriza imitima y'abantu. Profete Samson, ndi kuvuga izina kandi ntabwo urivuga, manza wibwira abantu, ubundi turi kuganira nande. Amazina yanjye nitwa Nzaboninderera Samson. Nzaboninderera. Iri zina ndivuze benshi ntabwo bahita baryumva, bisaba kugira ngo ndisubiremo, kubera ko urumva ko rifite aho ryaturutse. Ni Nzaboninderera. So Samson, hanyuma kurindi zina wenda abantu banziho rijyanye n'ibindi nkora, nibigiye gusobanuka. Bigiye gusobanuka? Bigiye gusobanuka. Turamenye ibyo ari byo. Ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ndakijijwe. Igasave. Uri Gasave mbese? Gasave ngo ari kuva abahanuzi bakomeye cyane, ibintu biterwa mupfa kutamana, ibintu biteye ubwoba. Jonde havuye Theogene aza akubita arahanura ibintu, bamutera amabuye n'umunsi yagiye guhanura. Nawe uraje ngomba guhanura, tuvuge iby'Imana yaduhaye. We niba araguhagarika ubwo ngubwo Gasave ngo umuntu Rwanda we kumukubita inkonji. Nta kibazo rwose. Turatambutse ubutumwa bw'Imana, turasiba kuvuga ibyacu, ariko turavuga iby'Imana iduhaye. Nta kibazo rwose. nta bwoba mfite, kuko ndi kuvugira umwami wanjye. Ntabwo rwose. No fear. Uri umuhanuzi w'Imana? Ndi umuhanuzi w'Imana, kandi ubirimo
so ndi umuhanuzi kuva mu myaka nka 12. wemera ko hari n'abahanuzi batambitse ibirenge? Ndabyemera cyane kandi ndabibona, ariko nanone hariho aba Eliya. Bose baza tugako harimo ba Eliya, baza tugako ari ba Eliya, turabimenyera gute gutandukanye n'abo bantu bandi? Kubimenya ku musara dukurikirwa n'abantu batandukanye bakunda n'ubuhanuzi pesi n'ibanga, ariko turagutandukanye gute n'abahanuzi bino minsi bari kuza bateka imitwe batubeshya ngo iravuze kandi itavuze? kubimenya nta kindi, Bibiliya ivuga ngo ubuhanuzi bwose tubugenzuze ijambo ry'Imana. So rero igiti cyiza cyera imbuto nziza n'igiti kibi kikera imbuto mbi, ikigaragaye mu muntu nicyo aba ari cyo. Ntabwo nabwira umuntu ngo hitawe ukireba umuntu bwa mbere ngo uhite wemera ko ari umuhanuzi, manza witegereze neza ibikorwa bye bizakubwira nimba ari we. Impamvu mvuze iryo jambo wenda abantu bashobora kuryumva ukundi, muri iyi minsi abantu basigaye barinjiye mu bintu by'Imana, baza babivanga, biyita abahanuzi kandi batarigeze bahamagagwa n'Imana ko ari abahanuzi. So rero nk'umuntu ashaka kumenya ko ari umuhanuzi w'Imana, bisaba ngo umukurikirane, ukurikire urebe imbuto ze, ibyo bishobora kwereka nimba koko ari umuhanuzi w'Imana cyangwa se ari intumwa ya shitani. Tuzamenyera ku mbuto zabo. Imbuto kandi imbuto ntabwo wazibona umunsi umwe. Ukibona umuntu mutaravugana, oya, ntabwo aka kanya wahita umenya imbuto zanjye, ariko uko dutindanye uzarushaho gusobanukirwa uwo ndiwe. Ibi mvuga abenshi badukurikiye barabizi, hari abantu bagiye bicara wenda ku ma TV atandukanye bakaza bavuga ngo ni abahanuzi bijyanye n'ubutumwa kandi nanone Imana yampaye, hanyuma bamara kuvuga ngo ni abahanuzi, nyuma bakurikirana imbuto zabo bagasanga ntabwo ari abahanuzi b'Imana, ni intumwa za Satani. So rero kugira ngo umenye umuntu bisaba kuba wamukurikiranye, ntabwo wamenya umuntu umunsi umwe. Icya kabiri, ubwo ni mu buryo navuga ngo wenda Bibiliya yari ivuze ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Uburyo bwa kabiri bwo kumumenya ni ugusenga, gusenga Imana ikamuguhishurira. Samusoni, uri umugabo byawe byose ubona wambaye impeta? Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe. Impamvu mvuze umugore umwe nuko nzi ko hari abagabo bafite abagore benshi, so mfite n'umwana umwe, kandi mfite umugore mwiza rwose. Mwiza cyane. Mfite umugore mwiza Imana yampaye kubwo gusenga. Abantu badukurikiye wenda bamwe na bamwe baranzi cyangwa se baramuzi, kubwo gusenga Imana yampaye umugore mwiza rwose, ntacyo gishinza. Ibyo nabyo tuzabiganiraho wenda mu buhamya, mbwira nk'abasore n'abakobwa uburyo Imana ishobora kubakira umuntu ikaguha umugore mwiza. Umugore buri wese afite umugore mwiza buriya nanone. Bibiliya hari ikibivugaho, ivuga ko umugore mwiza cyane cyane ntabwo ushobora kumumenya gucya muhuye, ahubwo uko mutindanye, uko mubanye ugenda umumenya. Nimba atari banga mu itorero kuramo kimwe, imirimo mukora mu itorero, umuririmbyi, umuvugabutumwa? Ndi umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa rwose, abantu benshi baranzi Gasave. Ndi umuvugabutumwa. Abakristo ba Gasave turabasuje, mumva ko umusaraba wamaze kuhagera rwose, urabakunda cyane, ineza y'Imana ibabeho. Amen. Samusoni, ntabwo turirwa dutinda cyane uyu munsi. Iyo umuntu ari umushyitsi twinda kumubaza ibintu byinshi cyane ngo tutamucokoza cyane, ariko tuzaganira neza bwa kabiri, tuve imuzi, tubwire te Samusoni ninde, yakiye agakiza gute, se umuhamagaro we watangiye gute, se yatangiye guhana gute. Ibyo tuba tubishyize ahantu muri parantezi, tuzabiganira ubutaha. Abo nk'uko watubwiye ko hari ubutumwa Imana iguhaye kugira ngo uhereze abantu. Ubutumwa Imana yampaye kugira ngo mpereze abantu badukurikiye, hanyuma ariko wanyemerera nkamanza nkasenga Imana mbere yuko nimanza usenga Imana, ubundi uko umwuka kuyobora mbere yuko ntambutse ubutumwa nsenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimye, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye ko ari weho ujya ubasha kumenya iminsi ndetse n'ibyayo,
uyu munsi wari uwuzi, uzi ko nzaba ndi hano ku Musaraba TV nkurikiranywe n'abantu benshi cyane bakurikiye ubutumwa bwawe. Rero ndagusabye ngo nuzubane nanjye, ibyo wampaye kubwira abadukurikiye sinongere kandi singabanye, kandi uri bubyumve umugirire umumaro, bigiraho byamukura naho byamugeza. Uhagararane nanjye muri uyu mwanya, ndabisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Ndashaka kugira ngo mbere na mbere turebere hamwe ijambo ry'Imana boneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere umurongo waho wa 4 ndetse no 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Ndashaka kugira ngo mvugane n'umuntu wese unkurikiye unteze amatwi ko master plan y'ubuzima bw'umuntu Imana itegura umuntu atari yabaho. Umuntu wese unkurikiye abyumve, plan y'ubuzima bwawe ntabwo Imana itegura uko wageze ku isi, ahubwo iba yarayiteguye mbere weho utari wabaho. Hanyuma ijambo riravuze ngo aha Imana yavuganaga na Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Sinzi nimba iri jambo abankurikiye muri kuryumva neza. Ntabwo Imana ivuze ko yakumenye imaze kukurema, ahubwo yakumenye itarakurema. Nakumenye ntarakurema. Ubwo abankurikiye mwibaze ngo ni ryari itarakurema, ni ryari? Mbere yuko mama na papa bahura, Imana yo yari izi Samusoni nzabona inderera, kandi izi ko azabyagwa n'umubyeyi n'ababyeyi babiri, umugore n'umugabo batandukanye, bagahura, hanyuma Imana ikanshyiramo nkavuka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iramubwira ngo kandi si icyo gusa, nkimara kukumenya nakoze plan y'ubuzima bwawe. Icya mbere narakwejeje, nkweza utaravuka, maze kukweza ngushyiraho nguba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibyo Imana yabiteguye ryari? Mbere yuko Yeremiya abaho nibwo Imana yicaye ikora master plan y'ubuzima bwa Yeremiya. Aka kanya rero ndashaka kuvugana n'umuntu wese unkurikiye. Ntabwo ari Yeremiya Imana irimo ivugana nawe, ni weho Imana irimo ivugana nawe. Irimo ikubwira ko yakumenye itari yakurema mu nda ya nyoko. Mu yandi magambo, igihe nyoko na so bari bakiri abasore, nyoko ari umukobwa isa ari umusore, bataranahura, Imana yo yari igufite mu bitekerezo byayo. Bibiliya iravuze ngo ndangije nkweza utaravuka, sinakureka ahubwo ngushyiraho. Ndagira ngo abantu badukurikiranye mwumvire ijambo, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndashaka kuvugana n'umuntu unkurikiye muri aka kanya. Ntabwo ubuzima bwawe bwatunguye Imana, ntabwo kubaho kwawe byabaye impanuka ku Mana, ahubwo Imana yari ibifite mu mugambi wayo. Uhereye na kera hose isi itararemwa, Imana yari izi neza ko uzabaho, kandi ubuzima bwawe ntabwo bwatunguye Imana. Imana yabuteguye weho utarabwinjiramo. Uyu munsi wa none rero Imana yampaye ubutumwa ngo ngeze ku Banyarwanda by'umwihariko. Icya kabiri,
yampaye ubutumwa bwo kubwira abakozi b'Imana. Umuntu wese wahamagawe n'Imana, Imana ikamugirira icyizere, ikamutoranya, ikamugabiza umurimo, Imana yakuntumyeho. Imana yampaye ubutumwa buremereye cyane, ndagira ngo weho unkurikiye aka kanya ubwumve kandi unyemerere ubuha agaciro. Cya mbere Imana yavuganye nanjye, Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda, irambwira ngo mbabwire ngo Imana ije kunyura mu gihugu. Ndashaka kugira wumvire ijambo kandi uryumve nk'uko ngiye kurisobanura. Ni ubuhanuzi Imana yampaye, ntabwo ari undi muntu wabimbwiye, ni Imana yantumye. Irambwira ngo mbwire abanyarwanda ko Imana ije kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo mbabwire ngo ije kuhanyura mu buryo bubiri. Uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere Imana igiye kuhanyura, yambwiye ngo ihanyuze mu buryo bwo guhemba. Imana ije guhemba umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Iri ni ijambo dusoma mu Byahishuwe, riravuze ngo dore ndaje vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye. Ndagira ngo wumvire ijambo, ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ni ibikwiranye n'ibyo wakoze. Imana ije guhemba abantu bayitegereje, bakihanganira imibabaro yose bagiye bahura nayo, intambara zose bahuye nazo bakihangana, bakazirwana ariko babifashijwemo nayo kuko niyo idushoboza. Ntibacogore, ntibite ku bicantege bagiye bahura nabyo, haba ibyo bahuye nabyo mu murimo wayo no mu buzima butandukanye. Imana yambwiye ngo nkomeze abantu bayinambyeho, batindanye nayo, nk'uko Rusi yanambye kuri Nawomi. Imana yambwiye ngo abo bantu mbabwire ngo ije kubagororera, ije kubahemba. Ubu ni ubutumwa Imana yampaye, ntabwo ari ibyo nitekereje. Ndashaka kugira ngo wumve ubutumwa kandi ubuha agaciro. Ni Imana iri kuvugana nawe, ntabwo ari nge Samusoni. Oya, ni Imana irimo ivugana nawe, wa mumama we, wa mupapa we, wa musore we, wa mukobwa we. Niba warategereje Imana ukihangana, ukarindira intambara zose wagihura nazo, ukihanganira iyo mibabaro yose, ukihanganira izo ntambara zose, suko ibyaguhigaga bitari bihari. Bibiliya iravuze ngo Daniyeli we na bagenzi be ngo bagambirira mu mitima yabo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Waragerageje nawe uragambira uvuga ngo ntabwo nziyanduza, nta nubwo zanduza ubutumwa bwiza buri muri nge. Ubika ikibitsanyo cy'Imana neza muri wowe. Imana yakuntumyeho, umva ubuhanuzi bwawe. Imana ije kuguhemba. Toperegere shara zobriri. Niko Imana yavuganye nanjye. Nubwo intambara zihari, nubwo ibikugose bihari, nubwo ibibazo bihari, nubwo ibigeragezo bihari, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ije kukugororera. Izi ni ingororano Imana ije kuguhukiriho. Hari n'izizaguha utabarutse, ariko Imana yambwiye ngo
kubera ko wagumanye nayo ukihangana ije kukugororera. Imana ishimwe cyane. Ndabizi ko wahuye n'ibintu byinshi byashakaga kugira ngo izina ry'Imana ritukwe, ariko urabyanga, wanga gutukisha izina ry'Imana. Bibiliya itubwira inkuru za Saduraka na Meshaka na Abedenego. Igihe Mwami Nebukadinezari yashyiragaho itegeko ngo baramye igishushanyo cy'izahabu yari yaremye, bavuze ijambo rikomeye, baravuga ngo umva Mwami Nebukadinezari, iyi Imana twiringiye birashoboka cyane ko yadukiza, ariko naho itadukiza ntabwo tuzigera twikubita hasi ngo twubararire igishushanyo cyawe wiremeye. Kubwo guhamya Imana, kubwo kurinda ubuhamya bwabo no kwemera guhesha izina ry'Imana icyubahiro, Imana nayo iramanuka ibana nabo. Bibiliya iravuze ngo azahazwa n'uburakari, arategeka ngo nibenyegeze itanura 7, ngo barangije ngo barabafata barababoha babajugunya mu itanura. Ariko igitangaza ngo Imana yaramanutse ijya mu itanura bayisangamo, ifata wa muriro uyuhindura nk'umuyaga. Bibiliya yavuze ngo hashize umwanya ngo Nebukadinezari ngo ajya kurunguruka. Igitangaza gihari nuko abari babafashe ibirimi by'umuriro byarabakuruye birabatwika, ariko abo nyirizina binjiye mu muriro Imana ibana nabo. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubera ko wihanganye ije kuguhemba. Ntabwo wakojeje izina ry'Imana isoni. Ibyo nibyo bitumye Imana ihaguruka ku ntebe yayo ikamanuka, isi ikabibona, abantu bakabibona, igihugu kikabibona, isi yose ikamenya ko wakoreye Imana. Biravuze ngo Nebukadinezari ngo arategeka, aravuga ngo nimubakuremo. Ngo bakibakuramo ngo ashyiraho itegeko, aravuga ngo uhereye umunsi ngo Imana ya Saduraka na Meshaka na Abedenego niyo Mana igihugu cyose kigiye kujya gisenga. Imana wakoreye igiye kugaragara. Nabwiye ngo message Imana yampaye iri mu buryo bubiri. Irambwira ngo nyitangariza abantu bose bankurikiye, ariko by'umwihariko irareba Abanyarwanda. Ashyiraho itegeko aravuga ngo uhereye umunsi Imana ya Saduraka na Meshaka na Abedenego niyo Mana igihugu cyose kigiye gusenga. Imana wakoreye igiye kugaragara. Hari waririmbye aravuga ngo warababaye urihangana, urasuzugugura natukwa, baguhinduye nk'umusazi ku musozi ubigitaramo, barongera kukurega iki ko ngiye kuza ngahita mbaka ijambo, uramenye ntushidikanye nibitari ibyo yarabikoze, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe none. Tewe bose babireba, Imana iguha umugisha aho uri, ndagukunda, uri inshuti yanjye kandi urabizi. Hanyuma iyi ndirimbo ndayikunda cyane kandi ije ari ubuhanuzi bwawe. Warababaye urihangana, cyo ni kimwe, urasuzugugwa uratukwa, uhinduka nk'umusazi kubera kurinda ubwere bw'Imana. Ndagira ngo nkomeze umuntu, haleluya, wakomeje kurinda kwera kw'Imana muri we. Iki ni igihe Imana igiye kukwigaragariza kandi isi yose ikabimenya. Urasuzugugwa uratukwa, baguhindura nk'umusazi ku musozi, ngo ariko ngo barongera kukurega iki? Nyemera wumvira ijambo. Imana ije kubaka ijambo.
ninze cyane kuri ubu butumwa bujyanye no guhemba. Imana ije kuguhemba, ariko irahembera buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ku murozi iramuhembera ibijyanye no kuroga kwe, kuwangana iramuhembera ibijyanye no kwangana kwe, ariko no kuwakorera Imana by'ukuri iraguhembera ku bijyanye no gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Kabiri, Imana irambwira ngo ije guhana. Mbwira abantu ngo ije guhana inkozi z'ibibi. Iyo usomye ijambo ry'Imana ugasoma mu Bagalatiya ba mbere igice cya 3, ushatse wahera ku murongo wa mbere ukageza ku wa 3, ariko hari ijambo ku murongo wa 3 rivuze ngo yemwe mwa Bagalatiya mwe ninde wabaroze ko mwatangije iby'umwuka. Nibyo watangiye uhanura watangiye uririmba, kandi indirimbo uririmba ari iziturutse ku Mana. Ni ukuri, nibyo watangiye uvuga ubutumwa, kandi ubutumwa uvuga ari ubuturutse ku Mana, nibyo. Ariko se ninde wakuroze ko watangije iby'umwuka none uyu munsi ukaba uherutse iby'umubiri? Imana ifitanye urubanza n'abantu batangije iby'umwuka hanyuma bagaherutsa iby'umubiri. Urwo rubanza rero rufitanye n'abandi. Harimo abashumba, harimo abapastori, harimo abahanuzi, harimo abaririmbyi, harimo abahanzi, harimo abakristo. Umuntu wese wamenye Imana ariko akaba atagihagaze mu muhamagaro we, Imana ifitanye nawe urubanza. Bibiliya yisomye mu Itangiriro 6 haravuze ngo nuko Imana yicuza icyatumye irema umuntu, ngo abantu bakabije kuba babi. Imana iricujije wa muntu we Imana yagiriye neza, ikagukura Irodebari iyo ngiyo muri rubanda, ikaguha ubwami, ikagukura mu ivata, yarangiza ikakugira neza, ariko ukaba urangije utesha agaciro iby'Imana, utukisha izina ry'Imana. Imana ije guhana inkozi z'ibibi. Mu bashumba barimo, mu bahanuzi barimo. Ndashaka kugira ngo umuntu wese urumva ubutumwa kandi akumva bumureba bumukoze ku mutima, aho uruce bugufi usenga Imana, kuko Imana ifitanye urubanza nawe. Niko Imana yavuganye nanjye, ndababaye. Imana ubutumwa bumpaye 12:40 nibwo Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo ifitanye urubanza n'abantu bayo bataye umurimo wayo. Barabahanuzi barabireka, barabavuga ubutumwa barabireka, barabashumba barabireka, bakoreraga Imana barabireka. Imana ifitanye urubanza nawe, garuka. Imana iragushaka. Yari yarakugize umuzabibu mwiza, ariko watesheje agaciro iby'Imana yagukoreye. Tekereza aho Imana yagukuye mwene data, tekereza iby'Imana yagukoreye, hanyuma nurangiza uha agaciro umuhamagaro wawe. Imana irashaka kugaruka ku murimo, ntabwo ari njye witumye. Imana yamaze kuvugana nanjye, nari maze igihe ntaheruka ku mbuga nkoranyambaga, kuko na 2019 nazagaho, ariko Imana irambwira ngo sicyo gihe. Hanyuma ndavuga ngo igihe cyawe nikigera nzaza. Hanyuma bibaye nka 12 ndyamye. Urumva ko hari habaye akantu ko kuryamira, ariko n'umunaniro naraye umurimo w'Imana. Hanyuma Imana iransura, impa ubutumwa, ivugana nanjye, irambwira ngo irantumye ningende mbwira abantu ibi ngibi mpaye kuvuga. Naye ndabibwira, niba ari we uvuganye naye, ikimenyetso cya mbere nkwaka, nta muntu naje mfitanye nawe hano gahunda. Icyakora nari nzi ko hano muri Ararume abantu benshi bajya baza kwakira abakozi b'Imana cyangwa se kuhakorera. Ndavuga nti reka mpaze, uwo ndi buhagere, uwo ndi buhahurire nawe akanyakira. Suko ntari mfite benshi nahamagara, ariko nabwo Imana ngo nta muntu mpamagara. Ubwo ngubwo Imana iraba yemeye ko ntanga ubwo butumwa, niyo irabintumye.
ndavuga ntubwo ngubwo ntabwo ari amarangamutima n'irabintumye nimpagera hanyuma nkahagera nkasanga umuntu Imana yateguye ugomba kunyakira nkatambutsa ubutumwa, kiraba ari ikimenyetso cy'uko Imana ari intumye. So mwene data, ntabwo nigeze nganira nawe n'ubwa mbere umbonye, ariko ni umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka kugira ngo ntangarize abantu ko Imana yakuntumyeho. Wa mupapa we, Imana ifitanye nawe urubanza. Wa musore we, Imana ifitanye nawe urubanza. Watangije iby'umwuka ariko uri muherutse iby'umubiri. Ni ukuri abantu barimo batukisha izina ry'Imana muri iki gihe cya none. Imana ifitanye urubanza nabo yahamagaye. None Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo hanyuma yisomye nanone ijambo ry'Imana ugasoma ahangaha muri Oseya 7:8 haravuze ngo Efurayimu yivanze n'andi moko. Ikibazo cyabaye kwivanga. Nicyo kibazo. Wagiye mu bigare, urashukwa, urararugwa, ariko nyamara ntabwo Imana yari yaguhamagariye muri sosiyete cyangwa mu bibina. Yari yaguhamagaye personnel nkaweho ku giti cyawe. So hanyuma ngo yivanze n'andi moko. Urumva ko ikibazo ni ukwivanga. Ayo moko aramwanduza, ndetse ngo yabaye ngo nk'umutsima udahinduye, ngo amera imvi z'urutarutaro. Ikibazo rero naje gutangara kuri iri jambo ngo Efurayimu ntabwo yigeze abimenya. Uyu muntu aracyakora azi ko ari gukorera Imana. Nyumva gato wumva ubutumwa Imana yampaye. Aracyahanura azi ko ari makorera Imana. Imana yambwiye ngo abo bantu bakoreraga Imana bakivanga, bagatangiza iby'umwuka bagaherutsa iby'umubiri, Satani yabagize ibikoresho. Kubera ko yarazi neza ko barahura n'imbaga nyamwinshi, Imana yambwiye ngo Satani yafashe babandi Imana yari yarahamagaye mu buryo butandukanye, mu mpano zitandukanye. Satani abagira ibikoresho, ntabwo bamwe bigeze babimenya. Bamwe barabizi, abandi ntibabizi. Ngo Efurayimu yameze imvi z'urutarutaru, ngo ariko ngo nta nubwo yigeze abimenya. Hari abantu barimo bahanura bazi ngo bari guhanura ubuhanuzi buturutse ku Mana, ariko Imana yararangije kubaca. Yanangarira cyane gihe Imana yitegereje Abisiraheli. Yari yarabahaye umwami kuko bari baramusabye Sawuli. Hanyuma ngo Sawuli ngo Imana iza kumutuma kurimbura Abameleki. Sawuli ageze yararokora. Arokoye ngo Imana ibwira Samweli, ambwira ngo Samweli haguruka ugende usange Sawuli. Ngo arahaguruka aramusanga. Ngo ageze ngo asanga Sawuli yazanye inka, yazanye abagore, yazanye abakobwa, ndetse ngo arokora n'umwami waho Agagi. Ibintu byose by'inyamibwa Sawuli ararokora. Hanyuma ngo Samweli aramubaza ngo ni iyihe mpamvu yatumye urokora, kandi Imana yari yakubwiye ngo ntihagire ikintu na kimwe urokora. Sawuli asobanura avuga ngo yari yabizanye ngo abitambire Imana, ariko Imana iravuga ngo ntabwo ijya yishimira ibitambo kurusha umutima uboneye. Imana itivuga ngo uhereye none nguciye ku ngoma. Reka nkubwire, Sawuli yarakomeje arayobora, ariko ayobora Imana yaramuciye. Dufite abantu bari guhanura, ariko mu bahanuzi Imana ifite batarimo. Dufite abantu bari kuvuga ubutumwa, ariko mu bavuga ubutumwa b'Imana batarimo. Batangije iby'umwuka baherutse iby'umubiri. Satani yarangije kubangaza, abagira abakoresha ibikoresho bye. Mana yambwiye ngo nkubwire mwene data wo nkurikiye, nta kuri Imana itakura umuntu. Aho waba ugeze hose niyo waba ukoze ibyaha byinshi, ariko Imana yiteguye kongera kukwakira. Ku ijambo riravuze ngo uyu mwana w'ikirara agarutse se yaramwakiye ndetse aramwishimira, bituma akoresha n'umunsi mukuru.
Imana yambwiye ngo garuka 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 garukira gushaka wa mushumba we uhamagagwa wakoreraga Imana, wa muhanuzi we uhamagagwa nawe nuko, wa muririmbyi we ibuka wa muhamagaro wawe. Imana yambwiye ngo garuka ku rufatiro iragushaka. Imbabazi z'Imana ziracyariho, imbabazi z'Imana ziracyariho. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri Imana yavuga, cya gatatu Imana yavuganye nanjye, yambwiye ngo abantu benshi cyane banyura ku mbuga nkoranyambaga, bahanyura batagamije kwamamaza Kristo ahubwo bashaka kwiyamamaza. Imana yambwiye ngo mbwira abo bantu ngwije kubagaragaza. Hari abantu bahagurutse bafite gahunda yo gusebanya, hari abantu bahagurutse bafite gahunda yo kurya hiti, ariko Imana yambwiye ngo aba bahagurutse baje kwiyamamaza no kwigaragaza, Imana ije kubakubura. Yambwiye ngo izanye umweyo ku mbuga nkoranyambaga, ije gukubura abavuga butumwa, abahanuzi baje kwiyamamaza bataje kwamamaza Kristo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo icyakora urufatiro ruracyahagaze. Uyu munsi wa none baramutse bagarutse nabo bajya ku rufatiro. Imana ishimwe cyane. Imana yambwiye ngo mbwira aba bantu baza bagamije gusebanya ngo nabo bihane. Cya kabiri irambwira ngo hari abantu baza ahangaha batagamije kuvuga ijambo ry'Imana ahubwo baje kuvuga bagenzi babo. Iranambwira ngo bakaza bagatunga intoki abantu. Impurugero irambwira ngo ntabwo Natani yigeze asanga Dawidi ngo amubwire ngo yasambanye, ahubwo yabinyujije mu bwenge, amubwira iby'umutunzi wari ufite intama nyinshi, ariko ngo abonye abashyitsi ajya gufata agatama k'umukene akakiriza abashyitsi be, birangira yishe ndetse na nyirako gatama. Hanyuma aza gusobanura Dawidi ko ari we wafashe umugore wa Uriya akica Uriya. Imana irambwira ngo abantu bagira ubwenge kandi bamenye uko batambutsa message Imana yabahaye gutambutsa, badatunza abantu intoki, bataje kugwana no guhangana n'abantu. Niko Imana yavuganye nanjye. Rero ndashaka kugira ngo mvugane n'umuntu wese wumvishe ubutumwa, kuko hanyuma uko Imana izajya intuma nzajya ndaza mvuga ibyo yambwiye, ariko ubutumwa Imana yari yampaye kuvuga nubwo ngubwo. Imana ije guhemba no guhana, ariko irahemba nde irahana nde? Uwisanga ahagaze neza iramuhemba, uwisanga yaratambitse ibirenge iramuhana. Imana yambwiye ngo ariko nanone kandi niwisubiraho imbabazi z'Imana ziracyariho, kuko Imana ntabwo ari ingome, Imana ntabwo ari mbi, Imana ni nyarukundo. Nk'uko umubyeyi umwana we ashobora kujya mu byondo, yamara kujya mu byondo akiyanduza, ntabwo umubyeyi afata umwana we ngo amujugunye ngo amuce mu bana, ahubwo aramufata akamukarabya akongera akamuhindura umwana. Imana yambwiye ngo umuntu uremera akagaruka nayo iramugarukira, niwemera ukagaruka Imana irakugarukira. Niko Imana yavuganye nanjye. Ntabwo ndi burenze, nta nubwo ndi bugabanye. Iby'Imana yampaye kuvuga nibyo mvuze. Mwakire ubutumwa Imana yampaye kubaha mu izina rya Yesu. Icyakora ushobora nanone guca bugufi, waraguye ukajya inyuma y'itorero. Hari nk'abantu bavuye mu itorero bakagwa, wasubira ku itorero ryawe. Imana yambwiye ngo wongere usubire ku rufatiro. Imana ishimwe cyane. Nibwo butumwa rero Imana yari yampaye kubagezaho. Imana yaguhaye watanga nimero za telefone umuntu ukeneye ko mwasengana cyangwa ukeneye ikindi akubaza akaba yaguhamagara ubundi ukamusenga. Murakoze cyane. Nimero de telefone 0788 14 550 22 0788 14 550 Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye, ngushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye kuri Imana ifite umugambi mwiza ku muntu waremye.
ijambo ryavuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nkweza utaravuka ngo ushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ariko uyu muntu wamenye ataraba urusoro ukanamushyiraho ngo abe umuhanuzi akanaba we, Satani ntabwo yigeze abyishimira, kuko uhereye kera kose ukageza uyu munsi umugambi wa Satani no kugwanya ijambo ryawe. Satani rero hari abantu yagwanije bava ku rufatiro, bava data wa twese mu byizegwa, ariko uyu mwanya wa none bakimara kumva ubuhanuzi, bakimara kumva ubutumwa wabatumyeho, hari abafashe umwanzuro bakaba bagiye guhindukira. Ndakwinginze kuko uri Imana y'inyembabazi kandi ukicaye ku ntebe y'imbabazi, ubababarire. Umuntu wese uri buhindukira akimara kumva ubutumwa bwari bumugenewe, data wa twese unyemerere umubabarire, imbabazi zawe zimugarukeho mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo kandi ukomeze guha umugisha iyi TV ya Umusaraba mu izina rya Yesu, komeze yaguke, kandi umuntu wese uhanyuze ahanyujije ijambo ryawe azanye ubuhamya cyangwa se ikindi cyose cyahanyura kigamije kugira ngo abantu bagire icyo bunguka kuri bo, Mwami kijye gihabwa umugisha kandi kijye kibasha kugira umumaro ku muntu wese cyakiriye. Ndagushimiye rero, ni mu izina rya Yesu ndabisabye nizeye, amen, amen.